especially in this campaign. We would like to ask the president of Malek to give this award to the captain of the team. You can pass the award to the captain of the team. You can come closer to him and take a photo. Thank you so much. Barakoze cyane turabashimiye. Tukaba dushimiye umushyitsi mukuru kuba ashimiye Elmarek kuba yaragize uruhare muri campaign. Mutwemerere rero muri uyu mwanya dusabe umuyobozi wa FXB ari kumwe n'umuyobozi w'akarere wungirije abaduhere ishimwe umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport. Barakoze cyane badufashe gufata ifoto. Perezida wa Rayon Sport atarabaria reka tumusabe kapiteni wa ekipe yegera imbere nawe amushyikirize ishimwe. Akoze cyane bahaguma reka tubasabe yegera imbere harimo amushyitsi mukuru umuyobozi wa FXB umuyobozi wa Rayon Sport, president of Elmarek team, and captains of the both teams. Kugira ngo bafate ifoto. Turashimira cyane kandi ko uyu mwanya twagize n'amahirwe muri uyu mukino kuba twari turi kumwe na vice president wa Njyanama y'Akarere ka Nyanza tukaba twamuhaye ikaze. Bafata amafoto bizera ko bamaze kuyafata. Reka turabashimiye cyane dushimira abayobozi bacu. Barakoze cyane turakomeza gusubizira hano abashinzwe umutekano baradufasha. Hanyuma mwese reka mbasabe tuzamure ibiganza byacu tukana ku mutima Gikundiro yacu Gikundiro kwivuga. Ikindi dusoza ibi byose tubikesha imiyoborere myiza. Dushimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba imiyoborere myiza ndetse no kuba ibyiza byose tubona tubikesha imiyoborere myiza. Reka tumuhe amashyi abafana ba Rayon Sport badufasha.